Muraho neza bakunzi ba Jose Official TV, uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa cyitwa karoti. Mwese muzi mubona buri munsi, ngira ngo nta munyarwanda utazi karoti, n'abatazikunda n'abatazikoresha barazibona. Tugiye kurebera hamwe rero ibyiza byayo n'icyo imariye umubiri wacu. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe kugira ngo ubutaha nitujya dukora amavideo ujye uhita ubona notification. Mwibuke gukanda like, mwibuke gukanda comment, mwibuke kwandika comment kugira ngo ubutaha nitujya dukora ikiganiro mujye mubona notification. Mukande like rero nimba mukunze iyi video. Karoti ni ingirakamaro ku buzima bwiza bw'amaso, amenyo, umutima ndetse n'amagufa. Abantu benshi rero bakunda karoti, ariko bazikundira kuzihekenya, kuziteka mu biryo, kuzinywamo amaji, kuzikoresha amasalade. Karoti zikoreshwa ahantu henshi, ariko abenshi ntabwo baba bazi akamaro kazo. Ako kamaro rero niko tugiye kuganiraho, tukareba ukuntu zikoreshwa, n'impamvu ukwiriye kuzirya hafi ya buri munsi, kuko ni igihingwa cyiza cyane kidufitiye akamaro. Nk'uko tubikesha rero imbuga nyinshi za interinete zitandukanye, harimo n'ubushakashatsi bugiye butandukanye, bakunze kuvuga ko karoti zituma ubuzima bw'amaso yawe bumera neza, zituma amaso abona neza cyane cyane nijoro, kubera ko zifitemo ikintu cyitwa vitamine A, ariyo ituma umuntu agira nyine abona neza, ikaba ifite n'akamaro ku ruhu. Si ibyo gusa rero, hari n'ibindi byinshi zikora, ari byo tugiye kureberaho. Iby'amaso byo abantu benshi barabizi, n'abanyarwanda kenshi usanga bavuga ngo ngo amaso yawe ko yatukuye ngo ujye urya karoti cyane. Kugira ngo ubone neza biragusaba kurya karoti hafi ya buri munsi, ujye uzinywa mu maji, uzirye mu masalade, unaziteke mu biryo, unazihekenye, cyane cyane ko intungamubiri za karoti zikora neza iyo uyiriye ari mbisi. Tugiye kureba rero ibindi bintu imaze, atari ibyo ngibyo byonyine bijyanye n'amaso. Yego, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gukora comment, hanyuma musharinga inshuti zanyu, muzibwire ngo reba iyi video. Nimba ubona ikunyuze, nimba ubona ikunejeje, uyohereze n'inshuti zawe nazo zimenye ibyiza bya karoti. Icyambere, karoti ifite ubushobozi bwo gukomeza amagufa ndetse n'amenyo. Niyo mpamvu ikungahaye ku kintu cyitwa phosphore. Ikaba ifitemo na vitamine A nk'uko twari tumaze kubivuga. Rero bituma umuntu ukoresha karoti cyane agira amagufa akomeye ndetse n'amenyo akomeye. Icya kabiri, karoti zikungahaye ku kintu cyitwa potassium. Potassium rero ifasha umutima gukora neza. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kunywa ji ya karoti. Igikombe kimwe cya ji ya karoti gishobora kuguha intungamubiri zihagije za potassium, ariyo ifasha umutima. Yego, nk'uko nari mbivuze, potassium ifasha umutima gukora neza ku rugero ruhagije. Icya gatatu, karoti zifite ubushobozi bwo kongerera ubudahangarwa umubiri. Intungamubiri, amavitamine n'imyunyungugu biri muri karoti bituma umubiri wawe ugira ubudahangarwa, bigatuma ubasha guhangana n'indwara ziba zigiye zitandukanye, umubiri wawe ugakomera, ukaba ufite imbaraga. Karoti zigabanya ibyago byo guturika imitsi yo mu mutwe. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza yitwa Harvard, babukoreye ku baforomo, baje gusanga abakoresheje karoti bibarinda ibintu by'amastress no guturika imitsi yo mu mutwe. Urumva rero karoti ni nziza cyane, ikungahaye kuri byinshi. Niyo mpamvu twakagombye kujya tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Ikindi, karoti irinda abagabo ikintu cyitwa kanseri ya prostate. Urumva ko abagabo bakwiriye kujya bayikoresha kenshi, bayikoresha nka ji, bayirya nka salade, bayihekenya karoti, cyangwa se bakaziteka mu biryo, hose biremewe, zizagufasha. Ikindi rero karoti ifasha nuko igufasha gusohora imyanda mu mubiri. Karoti zirimo beta carotene,
zikungahaye kuri antioxidant ariyo ifasha mu kwirukana imyanda idakenewe mu mubiri. Karoti rero urumva ifite ibyiza byinshi ntabwo twabirondora, ni byinshi cyane. Niyo mpamvu buri muntu wese aho ari akwiriye kujya akoresha karoti mu buzima bwa buri munsi, ukayikoresha mu buryo butandukanye. Karoti ni igihingwa gihendutse, ntabwo igoye kuboneka ku isoko, ngira ngo nta soko na rimwe wasanga ridafite karoti. Twebwe nk'Abanyarwanda dufite amahirwe, turayiyezereza mu Rwanda. N'iwawe mu rugo mu karima k'igikoni ushobora kuzihinga kugira ngo ujye uzikoresha mu buzima bwa buri munsi. Niba ukunda ubuzima bwawe rero ukaba ukunda kwita ku buzima, ujye ukoresha karoti. Zirahendutse, ushobora kubona iz'ijana, ushobora kubona iza 200, biroroshye, ntabwo ari igihingwa gihenze nk'ibindi bihingwa biba byaturutse kure. Mukwiriye kujya muzikoresha. Niba ukunze iyi video rero ntugende udakoze like, kandi uze kwibuka gukora comment utubwire video wifuza ko tubakorera ubutaha, hanyuma mutubwire n'ibindi bintu mwifuza ko twabaganirizaho bitandukanye. Hanyuma video uyisharinga inshuti zawe, uzimenyesha ko twakoze video nziza ivuga ibyiza bya karoti. Abanyarwanda benshi rero icyo bayiziho ni uko irinda amaso, nawe ujye uyikoresha izakurinda n'ibyo ngibyo byose nkubwiye. Karoti ifite ubushobozi bwo kurinda kanseri, ifite ubushobozi bwo kurinda amaso, ifite ubushobozi bwo kurinda amagufa, ifite n'ubushobozi bwo kurinda abagabo kurwara kanseri ya prostate, ifite ubushobozi bwo kwirukana imyanda mu mubiri, ndetse ifite n'ubushobozi bwo kurinda uruhu rwawe rukaba rwiza, kubera beta carotene ituma uruhu rwiza rukabengerana, ruba rwiza rukabengerana, rugashashagirana, ukabona ko ari uruhu rumeze neza. Mujye mwibuka kurya karoti rero mu buzima bwanyu bwa buri munsi, cyane cyane ari mbisi. Inatetse iremewe, ariko iyo ari mbisi intungamubiri zayo zirushaho gukora. Ariko mujye mwibuka kuronga, kubera ko murabizi ko ibihingwa by'iki gihe dusigaye tubihinga ariko tugashyiramo n'imiti yo kugira ngo ubusimba butabirya. Mujye mwibuka mubizironge, mubikoreshe bifite isuku, nibwo birushaho kumera neza. Yego rero ndakeka video yacu tuyisoreje aha ngaha. Mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, hanyuma muze kureba ahantu hari akantu kameze nk'inzogera, ukandeho, barakumanura hasi ahantu handitse ngo all notifications, winjiremo, ubundi uraza kureba na playlist z'amavideo menshi twagiye dukora aho hasi. Uyarebe, urebemo izo ukunze, ukore like, hanyuma muze kwibuka comment mumbwire uko mubibona. Ese murabikunze? Ese ntimubikunze? Ese duhindure topic uko mubyumva? Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Ndi kubategurira amavideo menshi avuga ku bintu byo kwita ku buzima bwacu, kandi ntago bigoye kwiyitaho, ntago bigoye, biranahendutse. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.